Okay, my friend here. So urabona ko kwica ingwe bisa nk'ibyarangiye, hasigaje kwikuraho uruhu umuntu akarwitera. Ubwo umusosi nguyu, ibintu byose nashakaga gushyiramo nabishyizemo. Noneho ubwo ndambikamo sa nkoko tukure muri oven. Hari abantu bikundira n'inkoko yumutse gutya, so bashaka uragira okay. Noneho ubwo nashyira amaguru abiri hariya. Next tugiye kuri za samake bavuze. Ibyo byose ubikora umaze gukaraba intoki hari, okay? Kugira ngo utazakora akantu k'ubwenge ugatera abantu covid. Donc kuvuga ngo hagati y'ukuguru dushyiramo iki, dushyiramo isamaki ko bimeze uko bipanze. Ubwo buri nkoko tuyishakira igisamake biri bukundanire mu musosi. Bino bintu ko mbona bitangiye no kumbana byinshi. What is this? Okay, ukongera you see now. Ubwo ngiye guhita kiramo hano kwa magi, pfundikire. Buriya rero the time irya samaki iri bubihiye, ibindi byose biraba byagize byatunganye. Inkoko ye n'ubundi yari yahiye deja, sositomate n'ubundi yari yahiye. So magi umuntu yashyiramo tune, that's fine, cyangwa se wenda dutandatu, who knows. Rero mu kanya ubwo nakoze n'ibirayi ku ruhande, nabyo ndabivanamo hano mbishyire, tekesha akariro gake, amazi namara gukama nabyo ndabishyira muri oven byumuke bise nk'ibyokeje nyine umuntu arya ibintu biri OG fast. Okay, bon appétit. Ndasubira kukoherereza as my friend, bihiye tugiye ku meza tugiye kurya. So ntugire ikindi kintu ushyira mu nda, please. Amwe.